kandi uwo mwana ni mwiza, ni mwiza. yanohereje amafoto yiwe, yemwe mwabantu mwe, ni mwiza, ni mwiza. Nuko tudashobora kumushira kuri video cyangwa kuri foto ngo mubone, ariko ni mwiza. Abaguye mu maguru, abayikubise hasi imbere ya wa muhungu. Umwana ararira ararira ararira, umuhungu abura icyo gukora. Donke ibintu, uwo mwana avuga ibintu, aravuga ati nanone jewe ndaja kwita mu kiyaga, ndaja mu muhanda imodoka zingonge, ntaco maze, ndiyahura. Umukobwa ngo arangize ahita ajana ikirego kuri polisi. Urumva? Ajana ikirego, mwumva ibintu bigeze kuri polisi. Ngo ashike kuri polisi ati mfitanye urubanza na mama. Byagenze gute? Mama yampishe data, naravutse ndakura kugeza kuri uyu munsi sinzi data. Noneho birakomeje abahungu bakaza bakamutereta, atababwira se, bikaba bibaye intandaro yo gutandukana. Noneho ngo aruhe yegera mama wiwe, arambwira ati mama, ibintu ni bibiri, umbwire papa cyangwa jewe niyahure. Ati kuko uno mwana afite, ati agahinda maranye iminsi sinokomeza kwihangana, birananiye. Icyo kamara nuko nova mu isi, nuko no kwiyahura, taco maze n'ubundi ntaco nzimarira. Barakundanye bigeze kure, ati genda ubivuga imuhira, naje ngiye kubivuga imuhira. Umuhungu aragiye ni wabo, ati nakunze umwana w'abanyanaka, utuye ahanyanaka, dore ngaya amafoto yiwe, n'umwana mwiza, n'umwana w'umugeni. Abasaza gataho, nuwanduye umwana, se ninde, sekuru ninde. Wa muhungu ababwiye sekuru, abasaza se baba baramumenye. Nuwande muri bare abahungu buriya musaza no mushaka, uwo mushaka, no mushaka, kubera ko so ubukwa kabande yobaye inkoni yobaye inkoni. No mushaka, hanyuma ngafatikanya n'umugore ushaka data bukwe. Niko mbyumva. Woshaka umugore mwamara mugashaka tugafatikanya n'umugore gushaka data bukwe. No tukarema kesi. Ko numva wosaza uri muri mu gushaka. Tworema kesi tukamushaka kugeza tumubonye, bakatubwira ko ahari wari musaza wa mabukwe, cyangwa yapfuye, cyangwa yagize ikindi kibazo, cyangwa yatwaye inda tiyamenya wayimuhaye. Niyo urambagiza umukobwa, baza bagenda babaza akantu ku kandi bijanye na ba sekuru na base na ba sekuruza, ndetse yego waba ubishoboye ukagera ndetse no kubisekuruza 4-5 kugira ngo menye ko uno muntu mpanja gushaka cyangwa se uno muntu mpandambagiza akwiye, yujuje ibisabwa. No rero uwo mwana arampamagaye ati umunyamakuru nagize ikibazo, yamaheraga ati naravutse vuka nk'abandi bana b'abakobwa ko bavuka uko bavuka, ndakura ariko naza mbaza mama, tese papa ari hehe, ko ntazamubona papa bahe. Akambwira ngo so ni umusirikare, bagiye mu gisirikare. Byagera kuri papa ngakaje indimi, kabura icyo nsubiza, kuko sokuru aho nabaga kwa sogokuru ni umusaza. No
bikomeza gutyo urabizi kera iyo uyu umuntu ashokiye agize complexe yo kuvuga uwo ari we n'uwamurambagizaga nawe ahita agira umubajije agira akantu ku mutima agira dute uyu mwana arashidikanya utahambwira se bimeze bite ubu nyine tuvugana ikirego kiri muri famiye ariko umwana aratubwira ati namwe nk'abanyamakuru mumfashe mwumve ikibazo nahuye naco ikibazo nagize mukibwira abantu mukibwira isi turebe ko hari icyo byotanga mbere bazavuze ngo ubuze uko niba ngo Itongo TV. We are here for you guys. Mugo bie. Leo tutatiamo Kiswahili, Mangle, lugha zote lazima tuzitie, si ndio? Zote. Sababu tuko na mafans wa Kenya, ba Congolais, hata na ba blanc. Biko. Nigeria. Kuna wakati nilitiaka video moja nikaona commentaire ya petit moi iko Bangladesh. C'est un petit moi iko Bangladesh kumana nijua. Reka dutangire tubaha ikaze bakunzi bacu mukomeze mugugwe neza kandi dukomeje kwihanganisha bene wacu aho bari hose, cyane cyane ababuze ababyeyi muri genocide yakorewe Abanyamulenge mu Gatumba. Nanone kandi hariho abakomeje gufa, bwa bwicanyi burakomeje still. Ntituzahwema kubivuga, ntituzahwema kubisakuza kuzogeza isi byumvishije ndetse n'abakora ayo mahano bagashigwa mu butabera. Uyu munsi rero tuzanye inkuru vuga ngo habayeho ntiyakabe. Habayeho ntiyakabe. Uzuko bakazabivuga. Habayeho ntiyakabe, hafimbwa n'imbeba, hakirinka n'ingoma. Narabyibagiwe ariko nta kibazo. Nuko amakuru yacu tugiye kuvuga ni amakuru niba nyitangwa arashaririye. Ni urubanza umwana yaje kudutura. Yaje uyu munsi? Oya, tuje uyu munsi. Umwana yadutuye urubanza muri rya ingarishize. Nibwo tuzanye. Turabangoreka tubanze dukurikirane iby'icunamo nikirangira tuje muri uru rubanza rw'uyu mwana. Rubanza rw'uyu mwana. Ushobora kwibaza ngo tuture n'abantu bose. Ushobora kwibaza tese yarubatuye se muri abamanza. Twebwe turakanwa ka rubanda. Tuvugira abadashoboye kuvuga. Kandi tukanatanga n'inyigisho uko tuvyumva. Kuko journalisme cyangwa se itangazamakuru ni amajambo atatu. Ivyo bintu nutabisangamo, nudasanga ivyo bintu mu itangazamakuru, uzovuga ngo iryo tangazamakuru ntigeneye. Icambere ni ukumenyesha. Mbese amatangazo. Ni ukuvuga ngo twebwe tuvuga ibyabaye. Inkuru yabayeho. Tangariza abantu ibintu byabayeho, yaba inkuru nziza yaba mbi. Byose. Niyo mpamvu mutagomba kuza mutinda ngo ese abibo ngo ibi ni ibintu babagiye kutubwira kuko ni evenema yabaye. Twebwe turamenyesha batabaye muri ya evenema tukababwira ibyahabaye. Icya kabiri turigisha. Turabarimu turigisha.
nono icya gatatu tura entertaininga donc mu itangazamakuru habamo ni information ni enseignement na entertainment cyangwa se imyidagaduro gusetsa amayogo ibintu nka bene ibyo ngibyo. Niyo mpamvu rero nituzoza tuza mu shusho yo kwigisha ntukazuvuga ngo twataye umurongo w'itangazamakuru, nituza mu shusho y'imyidagaduro ntukavuge ngo twataye, turacarimo tuzoba still saba tukiri mu murongo. Nituza mu shusho yo kumenyesha muzotwumve gutyo, imyidagaduro muzoyumve, nuko niko ibintu biba bihagaze. Hanyuma rero kuko nari mbivuze muri iringa rishize mbona nimero iranyandikiye muraho munyamakuru. Niyo muntu wa mbere wari unyise umunyamakuru kuri okay, n'abandi bazabinyita journaliste. Okay, jewe ufite sinkunda amatitre cyane ya ngusange y'ibyo nkora. Ufite jewe mu buzima busanzwe ndi umwarimu, higiye ku masomo y'umnyise ngo professeur cyangwa se nyine teacher, numva usa nkaho mbangamiye. Mbese wewe wikundira teacher mwarimu aho ngaho turi ku masomo ku masomo okay. Ariko twamaze kugera hano iyo mvuye ku masomo nyita izina ryanje, nivyo nkunda Samusoni, Gidiyoni, Nguvu, Muriri, ayose uzunyita rimwe. No narivuze uwo mwana agutura urubanza, agutura ikibazo afite ku mutima, aranyandikiye ati muraho munyamakuru, ati muraho neza, aho gati amakuru ni meza, muri bande ko tutabamenye. Arambwira ati sinzi ko mwotumenya, atari ko reka tubibwire. Arivuze kuko nyine mu Kinyamurenge ari umuco wacu, aranyibwiye gusa nyine kubw'amahirwe make sinabasha kumenya, kuko urabona naje ndacari umusore sindi umusaza ku buryo nahita menya basekuru benshi, keretse wenda nk'abantu twabanye za Mibunda no muri cyo hagati bene abantu bakeya nyine tugiye. Wowe uri imvukira ya Mibunda, abo nibo bantu tuzi rero. Hanyuma tutarinjira mu nkuru nyirizina, ndagira ngo nkubaze kano kabazo bwana munyamakuru. Yego. Ese umukobwa kubyarira iwabo ni kirazira mu muco w'Abanyamurenge? Yes, uko nshobora kubisobanura ni kirazira. Umukobwa kubyarira iwabo ni kirazira, ni kirazira kubera ko wa mwana aba abyaye ntaba yujuje ibisekuruza, sibyo? Yamubyaye hanze, ntituzi ngo se ninde, ntituzi ngo sekuru ninde. Urumva ni kirazira mu muco, ni kirazira cyane. Ahubwo nje numva kitazira, kirazira. None se hari umuntu ushobora kubyara cyangwa se hari umuntu ushobora kubyarana n'umuntu ntamenye uwamubyariye? Hari ababyarirwa na basaza babo, hari ababyarirwa na ba se wabo gutyo, kubera ko nta tohoza ryinshi riba ryabayemo, ugasanga amuteye inda bafitanye isano rya bugufi, noneho yamara kubyara wa mwana ugasanga cyabaye ikibazo no kumubwira uwamubyariye, akabihisha, sibyo? Noneho yamaraga kubihisha, uno mwana aragira igikomere, tese jewe papa ninde, sibyo? Sokuru ninde? None ugasanga bimuzanira ikibazo mu buzima. Kandi urabizi ko mu muco wacu niyo urambagiza umukobwa baza bagenda babaza akantu ku kandi bijanye na ba sekuru na base na ba sekuruza, ndetse waba ubishoboye ukagera ndetse no kubisekuruza 4-5 kugira ngo menye ko uno muntu mpanja gushaka cyangwa se uno muntu mpandambagiza akwiye yujuje ibisabwa. Uko niko abizi swate niko kuri cyangwa se n'abandi wenda bashobora kuba bafite ukundi babyumva cyangwa babiziho. Nta kibazo. Buriya buri muntu afite uburenganzira bwo ku expressinga amarangamutima yiwe n'ukuntu yumva ibintu cyane, selo na understanding yiwe.
noneho rero uwo Eh. mwana arampamagaye ati umunyamakuru nagize ikibazo yamaheraga ati naravutse vuka nk'abandi bana b'abakobwa ko bavuka uko bavuka ndakura ariko naza mbaza mama tese papa ari hehe ko ntazamubona papa bahe akambwira ngo so ni umusirikare bagiye mu gisirikare no nabibaza sogokuru atariko icyo gihe nari nkiri umwana nabibaza sogokuru nawe ntambishuke ngo abwize ukuri ese papa aba mu gisoda cyangwa ntakibamo ngo bigera aho ngaho ndakuze mbaye umwana ngiye ku ishuri ndasomye iyo nakagezaga wenda ayo masomo ndasoza high school urumva ko deja yari amaze kuba umwana nyine ugeze igihe cyo kurambagizwa yari umwana mukuru abahunguga bakaza bakamutereta kandi uwo mwana ni mwiza yanohereje amafoto yiwe yemwe mwabantu mwe ni mwiza nuko tudashobora kumushira kuri video cyangwa kuri foto ngo mubone ariko ni mwiza ariko afite agahinda reka dukomeze abantu baraza gutanga amahoni yabo ndetse nawe uravuga uko ubyumva nono abahungu bakaza bakantereta murabizi mu muco wacu ngaho nyibwira ruwande se sokuru wawe ninde papa wawe ninde byagera kuri papa ngakaje indimi kabura icyo nsubiza kuko sokuru aho nabaga kwa sogokuru ni umusaza nono bikomeza gutyo urabizi kera iyo uyu muntu ashokiye agize complexe yo kuvuga uwo ari we n'uwamurambagizaga nawe ahita agira akantu ku mutima agira dute uyu mwana arashidikanya utahambwira se bimeze bite bakubitaga mu cyuma ibintu hakaza bya identity ntiyuzure identity kaza iri incomplete noneho birakomeje abahungu bakaza bakamutereta atababwira se bikaba bibaye intandaro yo gutandukana noneho ngo aruhe yegera mama wiwe arambwira ati mama ibintu ni bibiri umbwire papa cyangwa njyewe niyahure ati kuko uno mwana afite ati agahinda maranye iminsi sinukomeza kwihangana birananiye icyo kamara nuko nova mu isi nuko no kwiyahura ntacyo maze n'ubundi ntacyo nzimarira amubarira abahungu bagiye bamurambagiza kandi abahungu barimo n'abadiaspora barimo n'abantu bafite ubushobozi ariko byagera kuri iyo point bagasubira inyuma umwana agabwira nyina ati rero ndakwinginze mama mbwira papa niyo yaba ari umushi cyangwa umupfurero cyangwa umubembe cyangwa umundande abo ubu wenda niba ari umukongomani niba ari umukenya niba ari umugande umumbwire uyu ni papa wawe uyu niwe papa wawe nyina ati agakanje indimi akamubesha bukeye haza undi muhungu kumurambagiza barakundanye bigeze kure ati genda ubivuga imuhira naje ngiye kubivuga imuhira umuhungu aragiye n'iwabo ati nakunze umwana w'abanyanaka utuye ahanyanaka dore ngaya amafoto yiwe n'umwana mwiza n'umwana w'umugeni abasaza agataho n'uwanduye umwana se ninde sekuru ninde wa muhungu ababwiye sekuru
abasaza se baba baramumenye nuwande muri bare abahungu buriya musaza ati sinzi ati noneho gendaga ushishoze neza ubaririze ubaze uwo mugore wawe akubwire ise kugira ngo tumenye uko ibintu nibaga tuzoja kubaza muri iri yinga. Umwana agize atya wa muhungu ahamagaye wa mukobwa ati bite ni sawa none yewe ko abasaza bagushimye kandi n'umuryango wanyu barawuzi none uruwande urumwuzukuru donke w'uyu musaza ndiyo ariko papa wawe ninde mu bahungu biwe. Umwana ati rero abo ni bamuyomba ni banyokorome mbese abahungu b'uwo musaza kumbe si base wabo n'uyu mwana ni ba nyirarume ni basaza ba nyina nyina wanze kumubwira se ko yabanje kumuhesha ngo aba mu gisirikare ngo buce umwana amaze kumenya ubwenge harambwira ati ntasuba mu gisirikare iwe yagiye mu gisirikare ubudataha ntazataha iwe nuko umwana ati niba yaranapfuye nabyo ga mubivuge kuko n'uwapfuye nawe araza cyane ntawabayeho utaramenyekanye n'uwapfuye kuriya arazwi. Nyina ati ntawe ga nkubwira. Umuhungu ati rero nanje gasinorojaga gupresenta ibintu bituzuye basogokuru bamuzehe bambwiye ati tuzanire sobukwe. Ati umuhungu aravuga ati data yambaje tese manyana yanje ninde byamaga bigira gutya ibintu birakururanye umwana abaguye mu maguru abayikubise hasi mbere ya wa muhungu. Umwana ararira umuhungu abura icyo gukora donke ibintu uwo mwana avuga ibintu aravuga ati nanone jewe ndaja kwita mu kiyaga ndaja mu muhanda imodoka zingonge ntaco maze ndiyahura. Umuhungu ga ntiyahita amubwira ati wowe turatandukanye ati reka jewe nzogushaka uko byogenda kose. Umuhungu ngo ageri wabo arababwira ati umwana ni ngaho atazi se ariko jewe namukunze uko bimeze kose uyu mwana namukunze nzomushaka niko kuko n'umugore wanje base wabo na sekuru ati wayanywereye uzikwera nta soni wasaze nuko abahungu biki gihe musikaye mwareka nkure mikoti abe naje ndarakaye biteye umujinya biki gihe musigaye mwarigije ibitangaza nta soni ko turavuga nawe ngo ukavuga ngo uramuzana ku mbaraga turanze uyu muhungu uyu mukobwa ntumuzana kuko ntashitse ntafite se twamushize ku munzani dusanga atuzuye none genda urekane n'uyu mukobwa wabuze abandi bakobwa isi yuzuye abakobwa kuraje kuzana umukobwa udafite identite yuzuye kubera iki ubitewe n'iki umuhungu uti niwe nakunze umuhungu mvuganye n'umukobwa ati nanone gaduciye iyo kubomboka tubomboke kuko famiye yananiye noneho umukobwa aremera nta kibazo tubomboke. Igihe bagiye bapanga ibyo kubomboka famiye iba yabimenye famiye y'umuhungu umuhungu yari ari i Bugande bamamufata bamwohereza muri Ethiopia imodoka yamiva i Bugande moja mbili no muri Ethiopia
kwa se wabo uhatuye Mm. ti ube wicaye aho ngaho. Aha umukobwa nawe umuhungu nawe ngo avuga ati se none ukuye ibintu biraguma bintere iyi stress kandi uyu mukobwa nawe ari nyine afite biriya bintu. Reka ndekane nawe. Umukobwa ngo amare gushaka umuhungu amaze kumubura urumvaga yageze iriya muri Ethiopia. Umuhungu yafashe rutema ikirere yagiye no muri Ethiopia Ethiopia. ngo ashike muri Ethiopia ahindura telefone umukobwa aramubuza. Umukobwa ngo arangize ahita ajana ikirego kuri polisi. Urumva ajana ikirego umva ibintu bigeze kuri polisi. Ngo ashike kuri polisi ati mfitanye urubanza na mama. Byagenze gute? Mama yampishe data, naravutse ndakura kugeza kuri uyu munsi sinzi data. Kandi murabona ko ndi umuntu mukuru nagerageje kumubaza arananira. None nka leta bahamagara nimumpamagarire mama dushinga urubanza tuburane. Shaka uburenganzira bwanje. Leta iravuga ati rero none se imiryango wabijanye mu miryango birananirana. Buriya leta ntiza yinjira muri kese famille itarakora itaragira ikivuga nta kintu bigeze babikivuga. Umwana ati ntabwo naja muri famille kandi ariyo itabishaka kumbwira umubyeyi wanje. Mama ntashaka kubimbwira, sogokuru ntashaka kubimbwira. None se ndabijana muri famille atoyaye. Genda urebe abandi bagabo bo muri iyo famille ubicaza ubaregeho. Niba urega nyogokuru nako nyoko, niba urega sogokuru urebe umwe ureze, noneho urwo rubanza bagwicaye. Niba runanirwa uzobone kuzana ikirego. Umwana aragiye no muri famille atanze ikirego. Ubu nyine tuvugana ikirego kiri muri famille. Ariko umwana aratubwira ati namwe nk'abanyamakuru mumfashe mwumve ikibazo nahuye naco, ikibazo nagize, mukibwira abantu, mukibwira isi, turebe ko hari ico byotanga. Mbere bazavuze ngo ubuze uko niba ngo ubuze uko agira agubwa neza, ngo abuze ayibumoso ngo akamana ayiburyo. Sinzi ukundi bazavuga nguko. Nuko none kubaze wewe muri hano. Yes. Iyo uja kuba uri uyu muhungu wari gukora iki? Iyo nja kuba ndi uyu muhungu, mbere yuko ngira icyo mvuga reka mbanze nihanganisha uno mwana. Ndumva agahinda afite ku mutima gateye ubwoba, kararemereye. Ndetse mugabo wonasanga hari n'abandi bafite nk'icyo kibazo bacecetse, babuze uko bagira, baraceceka. Ariko uyu munsi uyu mugenzi wabo niba bahari, ikibazo arakidutuye nk'abanyamakuru. Njyewe icyo nokora ndi uyu muhungu, uyu mukobwa arankunda kandi nanje ndamukunda, sibyo? No mushaka, uwo mushaka, no mushaka kubera ko so bukwa kabandi yobaye inkoni yobaye inkoni. No mushaka hanyuma ngafatikanya n'umugore ushaka data bukwe. Niko mbyumva. Ushaka umugore mwamara mugashaka tugafatikanya n'umugore gushaka data bukwe. No tukarema kesi ko numva wosaza uri mu gushaka. Tworema kesi tukamushaka kugeza tumubonye, bakatubwira ko ahari wari musaza wa mabukwe cyangwa yapfuye cyangwa yagize ikindi kibazo cyangwa yatwaye inda tiyamenya wayimuhaye. Okay. Niba ari nk'imwe ya Bikira Mariya tuza twumva nawe niba ari nkako byagenze. Hanyuma ukiri aho ngaho utekereza ni iyihe mpamvu ubona
yotuma uyu mugore Mm. atabwira umwana wiwe uwamuvyariye cyangwa ni kujya umugore wenda ashobora kuba yarahuye n'abantu benshi kefolede sintekereza indi pashe yari yubuse hano hirya ibintu byari bibaye ibindi sintekereza ikintu uno mubyeyi yahuye naco cyotuma atabwira umwana wamubyariye mu by'ukuri njyewe ngishize muri njyewe kakigaranzura kumva uburemere bwacu kumva intambwe bigezeho sintekereza icyotuma uno mubyeyi atabwira umwana ise kuri njyewe sinumva icyotuma atabivuga niba yarabyariwe n'igipfu nabivuge niba yarabyariwe n'umushi nabivuge niba yarabyariwe na musaza we nabivuge kugira ngo uno mwana kano gahinda uyu mwana afite izi ntimba uno mwana afite ku mutima azimare uno mwana afite igisebe gikomeye kuri nje uko mbyumva ni igisebe giteye ubwoba namubwire umubyeyi wiwe niba yarapfuye abivuge niba ahari abivuge umwana aruhuka umutima areke kwicisha umwana ngo nzokubwira ngo iso yagiye mu gisoda iso ntiyagiye nuko jewe ndumva no mubwiza ukuri umwana akaruhuka umutima nimba ngaya angaye nimba nshima anshima ariko namubwije ukuri jewe kuri side yanjye nuko no byumva niko no kubwira uno mwana icyotuma no mushaka nakivuze no kumumara agahinda afite ku mutima Bibiliya izivuga ngo ukunde ugukunda naje ngakunda uno mwana nkamumara agahinda kubera ko ngunda nanje mukunda yes bo jewe uko mu bitekerezo byanje uyu mugore so atashobora kuba yarabyariwe na sebukwe okay si sebukwe uyu mwana ashobora kuba yarabyawe wenda na nyirarume musaza wa nyina kandi nituvuga gutyo ayo makese barahari benshi hari abantu babyariye bashiki babo bo kwa se wabo hari uwo nzi wabyariye nyirasenge nyirasenge si direct ariko ni nyirasenge muri famiye yaramubyariye so wenda wasanga uyu mugore yaravuze ati se ndavuga ko ari musaza wanje wambyariye uyu mwana bizagende gute bizovugwe he ibi bintu bizogenda reka tubisige hano ariko mu by'ukuri uyu mwana akeneye kurenganurwa akagahinda kagashira ikindi nanone njyewe nabwira abahungu niba ukunze umukobwa njyewe simbona impamvu ababyeyi binjira mu rukundo rw'abana ni gute papa wawe yogufasha gukunda umugore wawe ntibikunda papa wawe arakunda umugore wawe gute agahera hehe yohera hehe so mureke umusore urengeje imyaka 18-20 kuzamuka n'umugabo afite amahitamo afite gukora ibyo umutima we wamutumye nibimufana ni ku giti ciwe kuko iyo umwana agejeje 18 aza acuka akaja mu wiwe rero bo simbyita kwinjirirwa kuko niwe muco ariko ibintu bigomba guhinduka gusa uno mwana jewe numvaga atari guhita aja muri polisi ikindi umuhungu ashobore kuba nawe atarakunze uno mukobwa cyane kuvuga ngo yamategaje Ethiopia none se baramuhambiriye aho ngo agere Ethiopia uzita ikimugarura yarayibuze ahantu harimo agaklose karimo ariko turasaba abantu mutanga ibitekerezo uko mubyumva n'umuntu ushaka kugira icyo yakora ku bw'uyu mwana agikore no abashaka amakuru yimbitse mwo dusanga inbox tukababwira amakuru
uwo mwana tuzi umurara wiwe, tuzi ba sekuru, tuzi aho atuye, twagomba tubwira na karasi, gusa ntitubivuga kubwo umutekano wiwe ndetse n'uyu muhungu. Asigaye mugira amahoro y'Imana, musabwe mubyare. Yes.